Yesu ashimwe cyane bavandimwe, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tubashimiye ukuntu mukomeje kubana natwe binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana ndetse binyuze mu gukwirakwiza ibi byigisho byiza by'iriba ry'agakiza kuri bagenzi banyu kugira ngo bibashe kutugirira akamaro twese hamwe. Imana ibahe umugisha. Nk'ibisanzwe rero ndi kumwe n'umuvandimwe Nkundumukiza Aimable. Yesu ashimwe cyane muvandimwe. Yesu ahimbaza. Mwasuhuza abadukurikiye. Ndabasuhuje nanjye. Imana y'amahoro ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ubu rero twongeye kugaruka muri wa mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, ubwo tugiye kwiga n'ubundi nk'ibisanzwe insanganyamatsiko nziza tumaze iminsi turi kwigaho ivuga ngo ubuturo bwera n'umugenzi. Ubwo twiga igitabo cy'umugenzi cyangwa se tukiga ubuturo bwera tubuhuje n'igitabo cy'umugenzi kugira ngo birusheho kumvikana neza, kugira ngo ubuturo bwera bubashe kujya mu mibereho, abantu babashe kumva ko ubuturo bwera ntabwo ari ibintu biri aho ngaho by'ibishushanyo gusa nk'uko twakunze kubyiga, ahubwo ni ibintu bigomba kuba mu mibereho yacu. Nibyo. Kuko ubuturo bwera ni Kristo. Ni Kristo ubwe. Kandi iyo Kristo yaje akagera mu mutima w'umunyabyaha, umunyabyaha arahinduka, yarangiza ubuzima bw'Imana bugatangira muri we. Yego. Ubwo rero ubuturo bwera ni ibintu bifatika, ni ubukristo bushyizwe mu bikorwa. Amen. Rero ku bw'aya mahirwe Imana iduhaye, reka tuyambaze kugira ngo ibane natwe. Amen. Uwiteka Imana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turagushimye cyane ko uduhaye amahirwe kandi ukaba utugiriye neza, tukaba tugiye kongera kwiga ijambo ryawe. Turakwinginze cyane ngo udusohoreze isezerano ryawe wasezeranye mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko nari maze kubivuga rero muvandimwe, Yego. tugiye kwiga igice cya mbere. Yego. Igice cya mbere cy'icyigisho kivuga ngo igicaniro cy'imibavu. Yego. Ubwo tuzakora imigabane ibiri nk'uko byumvikana. Tugiye guhera ku mugabane wa mbere, igicaniro cy'imibavu. Yego. Hari amagambo nkunda cyane mba nifuza ko buri muntu wese abanza gutekerezaho iyo tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Yego. Kuko ni amagambo Yesu yivugiye ubwe, kandi ubwo ari Yesu wayavuze, ayo magambo ni ukuri. Amen. Ni amagambo aboneka muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 24. Yego. Yesu yavuze amagambo akomeye ati, ni ukuri ndababwira yuko wumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Amen. Urumva ko wumva ijambo ry'Imana akaryizera aba ahawe ubugingo bw'iteka. Amen. Ubwo rero bivuze ngo binyuze mu kwigira ijambo ry'Imana, binyuze mu gukurikira ijambo ry'Imana n'abakurikiye, natwe binyuze mu kwigisha ijambo ry'Imana turyizeye, twaba duhawe amahirwe yo kuzabana n'Imana by'iteka. Amen. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Kubeshwaho no kwizera, paje 34. Yego. Banditse amagambo afitanye isano n'aya magambo tumaze kuvuga. Iyo wakiriye ubugingo bw'Imana kubwo kwizera, imibereho ya gikristo bitangiye muri wowe. Amen. Urumva, iyo wakiriye ubugingo bw'Imana kubwo kwizera binyuze muri Kristo, binyuze mu mibereho ya gikristo. Imibereho ya gikristo ni ukwiga ijambo ry'Imana. Yego. Imibereho ya gikristo ni ukwiga ijambo ry'Imana. Binyuze mu kwakira rero ubugingo bw'Imana, iyo wakiriye ubugingo bw'Imana kubwo kwizera, imibereho ya gikristo ibitangiye muri wowe. None si komeza ite? Uko watangiye, uko imibereho ya gikristo yatangiye niko ikomeza. Amen. Imibereho ya gikristo itangirira hehe? Twarahabonye ahantu itangirira ku irembo. Itangirira mu gutsindwa k'umunyabyaha. Yes, yego. Hanyuma yamara gutsindwa agashakisha irembo nk'uko wabivugaga. Hanyuma yagera ku irembo agatangira noneho umurimo ukomeye wo kwiyunga n'Imana, yatura ibyaha bye, maze agakomeza nk'uko twagiye tubibona, akabatizwa, aho umuntu aba apfuye ku bya kera akabyarwa ubwa kabiri, akabona imibereho y'Imana itangira muri we. Noneho uyu muntu agatangira kwera imbuto zo kwiga ijambo ry'Imana, zo gusenga nk'uko tugiye kubibona mu kanya,
kandi akayoborwa n'ubuyobozi bw'umwuka w'Imana akura mu ijambo ryayo. Yego. Aha baratubwiye ngo uko imibereho ya gikristo yatangiye niko ikomeza. Imibereho ya gikristo itangira umuntu atsindwa n'ijambo ry'Imana. Yego. N'ubundi umuntu atangira yiga ijambo ry'Imana cyangwa se yumva ijambo ry'Imana agatsindwa, akamenya ko ari umunyabyaha, akamenya ko ari uwo kurimbuka, hanyuma akajya gushaka icyakiza ubugingo bwe. Ubwo buryo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ubwo buryo imibereho ya gikristo batangiyemo nibwo buryo ikomezamo. Ntuzajye gushakira ahandi. Imibereho ya gikristo itangirira mu ijambo ry'Imana ikomereza no mu ijambo ry'Imana, kubera ko umwuka w'Imana aba ari we uba yahawe ububasha muri uwo muntu. Iyo umuntu yemeye kwakira Imana, kwakira ijambo ry'Imana muri we, ubuyobozi bw'umwuka wera butangira gukorera muri we. Uwo muntu rero agenda akuzwa uko yakira umucyo uva mu ijambo ry'Imana, uko umurasiye akawakira, niko uyu muntu akomeza kugenda urugendo ruzamuka kugeza ubwo intambwe ya nyuma azayitera mu ijoro. Amen. Amen. Ubwo rero bavandimwe badukurikiye, turabinginga cyane kubw'imbabazi z'Imana ngo mwakirane ijambo ry'Imana umutima ukunze nk'uko ab'Iberoya byabagendekeraga. Kandi n'ijambo ry'Imana iyo rimaze kwigwa, ikintu gikurikiraho ni ukujya gushakisha ukareba niba ibyo mwabwiwe ari iby'ukuri koko. Aho niho hava umusaruro wo kwihana no kubabarirwa. Tugiye gutangira icyigisho cy'uyu munsi nk'uko tumaze kubivuga, ni igicaniro cy'imibavu, igice cya mbere. Reka dutangire udusomera mu Kuva igice cya 30, uradusomera umurongo wa mbere, umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Kuva igice cya 30 umurongo wa mbere haranditse ngo, kandi uzabaze igicaniro cyo koserezaho imibavu ukibaze mu mushita. Umurongo wa 7, Aroni ajya cyoserezaho imibavu y'ikivange uko bukeye, mu gitondo uko agiye gutunganya ya matabaza ajya yosa. Kandi nimugoroba uko Aroni agiye gukongeza ayo matabaza ajya yosa, iba imibavu itavaho iri imbere y'Uwiteka mu bihe byanyu byose. Ntimukacyoserezeho imibavu iciye ukundi, ntimukagitambirireho igitambo cyoswa kitagabanijwe cyangwa ituro ry'ifu, ntimukagisukeho ituro ry'ibyo kunywa. Urakoze cyane ku bw'ayo magambo udusomeye. Harimo unumvishemo amagambo akomeye. Nifuza ko n'ubundi tugiye kubona mu cyigisho mo imbere afitanye isano n'amagambo umunyezaburi yavuze. Wumvishe itegeko ry'igicaniro cy'imibavu ukuntu ryari rimeze n'uburyo ibintu byagendaga. Ariko reka twe kubivuga mu magambo yacu, ahubwo tubirebe mu buryo ijambo ry'Imana ryabisobanuye. Amen. Zaburi ya 5 umurongo wa 4 hari amagambo avuga ngo, Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye. Mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe. Amen. Zaburi y'143 umurongo wa 8 haravuga ngo, mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe kuko ari wowe niringira. Amen. Umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo kuko ari wowe ncururira umutima. Amen. Noneho Zaburi y'141 umurongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo, Uwiteka ndagutakiye, tebuka uza ahondi, utegere ugutwi ijwi ryanjye ningutakira. Amen. Gusenga kwanjye gushyirwa imbere yawe nk'umubavu. Amen. No kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Urumva yuko aya magambo afitanye isano n'amagambo tumaze gusoma. Ariko n'ubundi tugiye kubireba mu buryo bw'umwuzuro. Amen. Ugiye kudusomera mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, page 231 mu ngeri ya PDF. Yego, reka dusome. Ugiye kugera ku mwenda watandukanyaga ahera n'ahera cyane, ariho hari ubwiza bw'Imana, hari igicaniro cy'imibavu gikozwe mu izahabu. Kuri icyo gicaniro niho umutambyi yagombaga kosereza imibavu buri gitondo n'umugoroba. Amahembe yacyo yasigwagaho amaraso y'igitambo cyatambirwaga ibyaha, kandi yamishwagaho amaraso ku munsi mukuru w'impongano. Umuriro wo kuri icyo gicaniro watswaga n'Imana ubwayo. Amen. Amen.
amanywa na nijoro umubavu wera wakwizaga impumuro yawo muri ibyo byumba byera, ndetse no hirya hanze ahakikije ihema ry'ibonaniro. Buri gitondo n'umugoroba wose inyama zagenewe kuba ituro ry'umwana w'intama umaze umwaka zatwikirwaga ku gicaniro, ibyo bikagereranya kwiyegurira Imana kw'ishyanga ryose kwa buri munsi, ndetse no guhora bisunga amaraso y'impongano ya Kristo. Imana yatanze amabwiriza yumvikana neza ko ituro ritangwa ngo ribe igitambo mu buturo bwera rigomba kuba ritagira inenge. Umubavu wazamukanaga n'amasengesho y'Abisirayeli uhagarariye ibyo Kristo yakoze no kudusabira kwe. Ubutungane bwe butagira amakemwa bubarwa ku bantu be kubwo kwizera, kandi ubwo butungane akaba ari bwo bwonyine butuma gusenga kw'abanyabyaha kwemerwa n'Imana. Imbere y'umwenda wakingirizaga ahera cyane habaga hari igicaniro cy'imibavu gusaba ubudasiba, naho imbere y'umuryango w'ahera habaga igicaniro cyo guhongerera guhoraho. Amaraso n'imibavu nibyo byatumaga begera Imana. Ibyo ni ibigereranyo byerekana umuhuza ukomeye uw'umunyabyaha wihana kandi wizera ashobora guhererwamo imbabazi n'agakiza. Uko mu gitondo na nimugoroba abatambyi binjiraga ahera igihe cyo kosa imibavu, niko igitambo cya buri munsi cyabaga kigiye gutambirwa ku gicaniro cyo mu rugo. Icyo gihe cyabaga ari igihe gikomeye cyashishikazaga cyane abaje kuramya babaga bateraniye ku ihema ry'ibonaniro. Mbere yo kujya imbere y'ubwiza bw'Imana binyuze mu murimo w'umutambyi, bagombaga kwisuzuma mu mutima kandi bakihana ibyaha. Bafatanyirizaga hamwe gusenga bucece berekeje amaso yabo ahera. Amasengesho yabo yazamukanaga n'umwotsi w'umubavu mu gihe ukwizera kwishingikirizaga ku by'Umukiza wasezeranywe yagombaga gukora byagereranywaga n'igitambo cy'impongano. Amasaha yari yarashyiriweho gutangirwaho igitambo cya mu gitondo n'icya nimugoroba yafatwaga ko yera, kandi yaje kujya yubahirizwa nk'igihe cyahariwe kuramya mu ishyanga ry'Abayuda hose. Mu bihe byakurikiyeho, ubwo Abayuda batatanywaga mu bunyage mu bihugu bya kure, kuri ayo masaha bakomeje kujya berekeza amaso yabo i Yerusalemu bagasenga Imana ya Isirayeli. Muri uwo mucyo niho Abakristo bafatira urugero rw'amasengesho ya mu gitondo na nimugoroba. Nubwo Imana iciraho iteka akamenyero gasanzwe k'imihango itarangwamo umwuka wo kuramya, irebana umunezero mwinshi abayikunda bicisha bugufi mu gitondo na nimugoroba, basaba imbabazi z'ibyaha bakoze kandi basaba imigisha bakeneye. Amen. Twumvishe amagambo meza cyane, kandi amagambo asobanutse neza, yumvikanisha ubusobanuro bwuzuye bw'igicaniro cy'imibavu. Amen. Hari ikintu gikomeye cyane batubwiye. Batubwiye ko uyu muriro wabaga ku gicaniro cy'imibavu ni Imana ubwayo yawucanaga. Nukuri. Nk'ikimenyetso kigaragaza ko Imana ubwayo niyo ibyutsa mu mutima w'umuntu kumva ayishaka. Yarangiza umuntu akamenya ko agomba gukurikiza itegeko rusange ryo kuzinduka mu gitondo akiga ibyanditswe byera. Ndetse na nimugoroba mbere y'uko aryama akiga ibyanditswe byera. Ibyo byari ibintu bimenyerewe mu ishyanga ry'Abisirayeli, kuko itegeko ry'Imana ryavugaga yuko mu gitondo bagombaga guteranira ku ihema ry'ibonaniro, maze umutambyi agatamba igitambo cya mu gitondo. Abantu nabo nk'uko tubibwiwe bakifatanya n'umutambyi kubwo kwizera, maze bakicishiriza bugufi imbere y'Imana basenga, basaba Imana kugira ngo uwo munsi iyobore imigambi yabo kandi ibababarire ibyaha byabo. Rero batubwiye ngo no muri iki gihe n'ubundi niko bikwiye kugenda. Umutambyi w'urugo ari we mugabo igihe ahari, abagomba guteranyiriza ab'urugo rwe mu gitondo ku gicaniro cya mu gitondo, ndetse bakiragiza Imana muri uwo munsi wose
kugira ngo Imana ize kubarinda kandi ize kubayobora mu byo baza gukora byose. Kandi ku mugoroba nanone basabwa n'ubundi kongera guhurira hamwe kugira ngo bashimire Imana ibyo yabakoreye muri uwo munsi. Ibyo kandi babikora biga ijambo ry'Imana basenga, nk'uko twagiye tubibona ko dukwiriye kuba dusenga Imana twizeye. Hari ikintu gikomeye cyane abantu bakwiriye kongera gutekerezaho. Yego. Tuzi neza ko ijambo ry'Imana ritubwira ko ubuturo bwera ntabwo ari igitekerezo gishya Imana yungutse ngo nirangiza ikizane mu isi igihereze abantu kugira ngo bajye bakigenderamo. Ahubwo ni ibintu bisanzwe bibaho mu ijuru. Ni gahunda y'ijuru. Ni gahunda y'ijuru. Ibi bintu birushijeho kunshimisha kubera yuko biragaragara yuko mu ijuru hahora gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana kandi bari no mu ijuru. Yego. None se urumva Imana yaba yaratanze gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana hano mu isi ibinyujije mu ishusho y'ubuturo bwera mu ijuru bikaba bitabayo, kandi Imana yaratweretse yuko ubuturo bwera ijuru ari ryo buturo bwera nyakuri. Yego, twabonye yuko mu ijuru niho Imana iba. Ijuru ni intebe y'Imana, isi nayo ni intebe y'ibirenge byayo. Ariko twagiye tubona yuko n'ubundi gihe Imana yahaga Mose icyitegererezo cy'ubuturo bwera yagombaga kubaka, nuko yamubwiye ngo ubikore ukurikije icyitegererezo wahawe. Ubuturo bwera nyakuri buri mu ijuru, kandi Imana yifuje kutuzanira ibyo mu ijuru kugira ngo nitubyizera bihinduke imibereho yacu, tubigenderemo turi hano mu isi. Yego. Ibi rero bikwiriye kunezeza abantu ko Imana yifuza ko abantu baba mu isi, ariko bakora ibihuje n'ibyabo mu ijuru bakora. Nibutse amagambo ari mu rugo rwa Gikristo avuga yuko iyo gahunda y'Imana iri mu rugo, ngo icyo gihe urugo ruba ruhindutse ijuru rito. Amen. Rero uyu mugambi Imana yifuza kuba mu ngo zacu, uyu mugambi Imana yifuza ko uba mu mibereho yacu. Amasengesho ya mu gitondo na nimugoroba dushimira Imana kandi tuyiragiza, ndetse tuyisaba kugira ngo ibe ari idutunganya, ibyo yatugeneye ibashe kubikorera muri twebwe. Amen. Batubwiye amagambo akomeye ngo muri uwo muco niho abakristo bafatira urugero rw'amasengesho ya mu gitondo na nimugoroba. Ubwo uwo muco waturutse he? Mu ijuru. Umuco waturutse mu ijuru. Ni umuco waturutse mu ijuru ko abantu bakwiriye kubana n'Imana mu gitondo ndetse na nimugoroba. Ariko na Yesu niko yabigenzaga akiri mu isi. Mbere yuko ajya mu mirimo isanzwe, wabisoma mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Mu gitondo yarazindukaga akiga ibyanditswe byera. Umva, yarangiza ngo akaramya Imana, akiga ibyanditswe byera, akajya mu mirimo isanzwe yahawe imbaraga n'ubwenge byo gukoresha muri uwo munsi. Ubwo rero twongera kwibutsa abantu ko n'ubundi ibi byigisho byagiye iteka buturarikira kwiga ijambo ry'Imana, niyo ngingo nyamukuru. Imana itugirire neza cyane ku bw'aya magambo. Dore ikibazo dukwiriye kwibaza. Dukwiriye kwibaza amasengesho yacu muri iki gihe akwiriye kuba ameze ate? Niba ijambo ry'Imana ritwerekeje ku kubana n'Imana, dusenga twiga n'ijambo ryayo, dukwiriye kwibaza none amasengesho yacu akwiriye kuba ameze ate? Tuzabireba mu cyigisho kizakurikiraho ko n'ubundi igicaniro cy'imibavu n'ubundi gishushanya amasengesho y'abera, uburyo amasengesho y'abera akwiriye kuba ameze. Kandi uwo muriro ni Imana iwucana mu mitima y'abantu kugira ngo abantu babashe gusenga bihuje n'uko Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byose bijyanye no kuramya Imana, ni Imana ishobora kubikorera muri twebwe iyo tuyizeye. Yego. None reka turebe mu gitabo cyitwa Kubeshwaho no Kwizera. Amen. Harimo icyigisho cyitwa ngo isengesho kuri paje y'106. Iki cyigisho kigusobanurira neza uko ukwiriye gusenga Imana uyisobanukiwe mu buryo bwuzuye, atari ugupfa kugenda ubwira Imana ibintu nawe ubwawe udasobanukiwe. Ni ukuri. Imana ikugirire neza cyane. Reka dusome. Yego, isengesho ni umuyoboro umutima wawe ukoresha usabana n'Imana. Binyuze mu isengesho, kwizera kwawe kuzamuka kujya ku Mana, maze imigisha y'Imana ikazamuka ikamanuka iza kuri wowe. Amen. Kansubiremo iyi nteruro. Binyuze mu isengesho, kwizera kwawe kuzamuka kujya ku Mana,
maze imigisha y'Imana ikamanuka iza kuri wowe. Amasengesho y'abera azamuka nk'umubavu imbere y'Imana. Mu by'ukuri amasengesho yabo agera aho Imana iri. Isengesho ni igipimo kigaragaza urugero rw'iby'umwuka mu mutima. Hari isengesho ryo kwizera ryavuzwe na Yakobo, hakaba n'isengesho ririmo gushidikanya ryagaragajwe na Yakobo. Hari isengesho risenganywe umwete, ari ryo rigira umumaro mwinshi, hakaba n'isengesho rikonje, isengesho ry'umuhango, isengesho ritagira umumaro. Amasengesho yawe agaragaza urugero nyarwo rw'iby'umwuka ufite. Amen. Amen. Kubwo kwizera, isengesho rigira umumaro ryishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Kwizera ntabwo kwemera ko Imana iriho gusa, ahubwo kunemera ko igororera abayishakana umwete. Abaheburayo 11:6. Iryo sengesho ntabwo risengwa mu buryo bw'umuhango, ahubwo risengwa umuntu azirikana ubukene bwe, adashidikanya kandi atihebye, ahubwo afite icyizere cyuzuye ko ryumviswe kandi ko azabona igisubizo mu gihe gikwiriye. Amen. Amen. Batubwiye ijambo rikomeye, nifuza ko dutindaho gato tugatekereza, atari ukugira ngo turisobanure kuko rirasobanutse. Yego. Kubwo kwizera, isengesho rigira umumaro ryishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Amen. Kubwo kwizera, isengesho rigira umumaro ryishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Niba urwaye ukaba usaba Imana gukira, banza umenye ibyangombwa byose bikenewe mu ijambo ry'Imana kugira ngo umuntu asenge isengesho ryo gukira. Kubera ko kwizera guheshwa n'ijambo ry'Imana. Yego. Guheshwa no kumva, kandi kumva ntabwo abantu bumva ibyo babonye, ahubwo kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Amen. Rero kwizera ibi, noneho warangiza ugasenga, ariko uzi neza mu by'ukuri yuko iby'Imana yavuze biriho, warangiza ukishingikiriza kuri ibyo ugasenga. Ukabuza ubushake bw'Imana kuri iyo ngingo. Yego. Dukomeze. Haranditse ku isubi ya 3 ngo isengesho rigira umumaro ntabwo ari ryumvikanisha amagambo menshi y'ibitekerezo byawe, kuko ntabwo uba urimo kungurana ibitekerezo n'Imana. Amagambo yaryo ntabwo aba agamije guha Imana amakuru cyangwa kuyemeza gukora ibitari mu bushake bwayo. Ibitekerezo no gusaba by'umuntu ugira iherezo ntibishobora guhindura ibitekerezo by'Imana izi byose. Mu kwizera, ntuzigera usaba Imana ufite umugambi n'umwe nk'uwo. Ntabwo uzigera ushaka kwemeza Imana gukora ikurikije inzira zawe, kubera ko wizera ijambo rivuga ko nk'uko ijuru risumba isi, ariko n'inzira z'Imana zisumba izawe. Isengesho ryawe rizahora ari ibyo ushaka, atari ibyo jyewe nshaka, aba ari byo bibaho. Amen. Amen. Ibyo twari tumaze kuvuga, tugaragaza ko mbere y'uko umuntu asenga, aba akwiriye kubanza kumenya ubushake bw'Imana. Hanyuma kandi ubushake bw'Imana umuntu abumenya ari uko yabanje kwiga ijambo ry'Imana. Nibyo. Niyo mpamvu mu gitondo ugitangira kwiga ijambo ry'Imana, usaba Imana kuguha imbaraga ya Mwuka Wera. Amen. Warangiza ukinjira mu ijambo ry'Imana kugira ngo umenye ubushake bw'Imana. Imana ikwigisha. Gusenga nyakuri rero kuba kugomba kubaho nyuma yo kumaze kwiga ijambo ry'Imana. Imana yakubwiye wumvisha ubushake bwayo. Nawe noneho rero ishingikirize ku bushake bw'Imana wumvishe mu ijambo ryayo, hanyuma usabe ibihuje n'ijambo ry'Imana. Yesu yabwiye abigishwa ngo murasenga ntimusubizwe, murasaba ntimusubizwe kuko musaba nabi. Rero nshuti zanjye abadukurikiye, reka uyu munsi ubwo Imana itwereka yuko hari uburyo nyakuri bw'isengesho rishobora kugira umumaro, twishingikirize ku masezerano ari mu ijambo ry'Imana, tumenye neza iby'Imana ishaka, ibyo yifuza kutugirira, maze uko imigambi yayo igenda iduhishukira, natwe dusabe dukurikije ubushake bw'Imana. Amen. Kandi iri sengesho ryitwa isengesho ryo kwizera. Amen. Isomo ikurikiyeho iravuga ngo mbese isengesho ni iki kandi umugambi wo kurisenga ni uwuhe? Ni imvugo igaragaza ko wemera iby'Imana ishaka kandi itegereje kugukorera. Ni ukubwira Imana ubushake bwawe
bwo kuyireka ikagukorera ibyo ishaka kugukorera. Amen. Ntabwo isengesho ribereyeho kuguha uburyo bwo guha Uwiteka amabwiriza ku birebana n'ibyo ukeneye. So wo mu ijuru azi ibyo mukennye mutarabimusaba, azi ibyo ukeneye kurusha uko wowe ubwawe ubizi. Kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira n'ihiminiho itavugwa, nk'uko biri mu Baroma 8:26. Imana izi ibyo ukeneye byose, kandi yiteguye ndetse ishaka cyane kukumara ubwo bukene, ariko itegereje ko ubona uburyo uyikeneye kurusha ibindi. Mu mahame yayo atunganye y'ubwenge butagerwa, ntishobora guhora iguha imigisha y'umwuka utazigera wishimira. Ntishobora kugira icyo igukorera utemeye gukorana nayo. Umutima wawe ugomba kuba wiyeguriye kwakira impano igukwiye mbere y'uko iyiguha. Kandi igihe umutima wawe uzaba umeze utyo, uziyumvamo icyifuzo gishikamye kizaba kiri muri wowe kimeze nk'isengesho. Ubwo iki cyifuzo kizaba kiri mu mutima wawe, ubwo umutima wawe uziyumvamo icyifuzo gikomeye cyo kwifuza ubufasha bushobora gutangwa n'Imana yonyine, ubwo imvugo y'umutima wawe izaba ari nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Icyo bizabyara ni ugufungura umuyoboro uhuza Imana n'umutima wawe. Amen. Muri ubwo buryo noneho imigezi y'imigisha ishobora kumanuka, ya yindi n'ubundi Imana yari itegereje kugusukaho. Uburemere bw'icyifuzo cyawe nibwo bugena ingano y'aho urugi rw'imigisha ruzagera rugufungukira. Amen. Uri kumva aya magambo burya anejeje cyane? Aya magambo aranejeje cyane. Imana ngo ntabwo ishobora kugukorera ikintu utazigera wishimira. Ntabwo yabikora. Imana izi yuko hari ibyiza byatunezeza, kandi ibyo byiza ibizi neza niyo ibizi Robe. Rwose. Rero uko tubwiwe yuko igihe imitima yacu izaba yifuza guhuza n'ubushake bw'Imana, umuntu ngo azajya asenga ati nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, nanjye niko nifuza Imana, niko nifuza imigisha itangwa n'Imana. Rero aya magambo aranejeje. Aya magambo umutima w'umuntu ukwiriye kwahagizwa no kwifuza Imana, umutima w'umuntu ukwiriye kwahagizwa no kwifuza imigisha yayo, kugira ngo amasezerano ari mu ijambo ry'Imana ansohorezwe, nawe agusohorezwe, kandi buri muntu wese Imana yifuza kubimukorera. Ukeneye kumenya neza ukuri gukomeye, kuvuga ko Imana ibona kandi izi buri kintu cyose ukeneye, kandi ko ifite ibihagije byo guhaza ubukene bwawe bwose. Ibi bizi na mbere y'uko ugira igitekerezo cy'uko ubikeneye. Umurimo wawe si ukugena ikigomba gukorwa ngo ibyo ukeneye bikemuke, ahubwo ni uguhagarara mu mwanya ukwiriye, aho Imana ishobora kubikemura ikoresheje inzira n'uburyo yagennye. Ukeneye gukora ukurikije imigambi y'Imana, atari ya yindi yashyizweho n'imihati yawe idashobora kugira ikigeraho, yo kugerageza gutera Imana kugira iki gukorera ikurikije imigambi wishyiriyeho wowe ubwawe. Magambo arakomeye cyane. Aya magambo arakomeye cyane, kandi aya magambo mu by'ukuri tutagize ubusobanuro bwinshi tuyashyiraho, nicyo kwizera nyakuri bisobanuye. Ni ugusingira amasezerano yo mu ijambo ry'Imana, maze aya masezerano Imana yahaye umuntu nkayagira yanjye, ukayagira yawe, kandi abadukurikiye namwe mukayagira yanjye. Amen. Aya magambo aratangaje, nari nkiri kuyatekerezaho. Amagambo avuga ngo ukeneye gukora ukurikije imigambi y'Imana, atari ya yindi yashyizweho n'imihati yawe idashobora kugira ikigeraho. Ni ukuri. Hari umuntu wari waragerageje gukora ibintu mu mihati ye n'ubundi tubona mu gitabo cyitwa Umugenzi. Yego. Umuntu witwa Byiringiro yari yarakoze uko ashoboye kose, atunganya inzira ze,
atunganya imibereho ye, ndetse mu buhamya bwe yagaragaje ko yagerageje gushyira ibintu ku murongo. Agerageza kwihunza inshuti ze zivuga ibibi, agerageza kureka gukora ibyaha. Ariko ngo hari ikintu gikomeye cyane cyamubagaho, kubera ko ibyo bintu yabikoraga mu mbaraga ze, yakomezaga kubona ibyiza bivanze n'ibyaha akora. Ngo kugeza ubwo yabibwiriye Mwizerwa amugira inama. Uzi inama yamugiriye? Yamugiriye inama aramubwira ngo ibi bintu kugira ngo bizakemuke nuko uzabona umuntu utarigeze gukora icyaha. Amen. Niyo mpamvu mu masengesho dusenga, mu mihati yacu tubamo ya buri munsi, ibya guhora twihana tugira gute, ni impamvu ikomeye cyane yo kuba tutariyeguriye Imana by'ukuri. Reka dusome amagambo aboneka mu gitabo cy'Umugenzi paje 139. Ni amagambo agaragaza ko mu mbaraga z'umuntu, umuntu aba yagerageje gukora ibyo ashoboye byose hatabayeho kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Nk'uko tumaze kubibona, amasengesho yose agomba kuba ari amasengesho yishingikirije ku ijambo ry'Imana. Ariko mu Kristo, kubera yuko ibintu byose yabikoraga mu mbaraga ze, byiringiro, byarangiraga bitabyaye umusaruro. Reka dusome. Byiringira ati, ikindi gihora kimbabaza uhereye aho natunganyirije ingeso zanjye ukageza none ni iki? Iyo nitegereje cyane ibyo nkora none birusha ibindi kuba byiza, ndacyakora ibyaha bivanze n'ibyo byiza. Nicyo gituma ntabura kwibwira yuko ibyaha byivanga n'umurimo mwiza wose bihagije kunshyirisha igihenomu, naho ibyo nakoze kera byose byaba byarabaye byiza. Mu Kristo ati, umenye ibyo ukora iki? Urumva yari yamaze gusobanukirwa yuko ibyo umuntu akora byose atishingikirije ku ijambo ry'Imana, abikora mu mbaraga ze, nta kintu byamumarira, ngo byazamushyirisha igihenomu. Umenye ibyo ukora iki? Byiringira ati, nananirwa kumenya icyo nakora, ngeze aho nabwiriye Mwizerwa kuko twari tuziranye neza, ambwira yuko nintabasha kubarwaho gukiranuka k'umuntu utigeze akora icyaha, ntabwo nshobora kwikirisha ukwanjye gukiranuka cyangwa uko abandi bo mu isi yose. Mu Kristo ati, wamenye yuko yavuze ukuri? Byiringira ati, iyo aba yarambwiye ibyo, nkishimira kwitunganya kwanjye, nkibwira ko guhagije, mba naramwise umupfu. Ariko noneho kuko namenye intege nke zanjye n'ibyaha bivanze n'ibyiza nkora byose, sinabura kwemera ibyo yavuze. Mu Kristo ati, ariko ubwo yatangiraga kubikubwira, wemeye yuko kuko haboneka umuntu utigeze gukora icyaha. Hari impamvu aya magambo turi kuyasoma, nuko igihe cyose umuntu akora ibintu mu mbaraga ze atishingikirije ku ijambo ry'Imana, hari ikintu kiba gikwiriye kubanza gukorerwa mu mibereho y'umuntu. Kugira ngo umuntu abashe kwishingikirira ku ijambo ry'Imana bikunde, nuko umuntu aba yarabanje gufata umwanzuro nk'uwo Byiringiro yafashe, umwanzuro wo kwiyegurira Imana kugira ngo uhabwe muri wowe undi muntu utigeze gukora icyaha. Kandi uwo muntu ni Kristo. Noneho hirya yo kwiringira rero ibingibi, nibwo umuntu asenga. Umuntu agasenga yishingikirije noneho ku masezerano wa wundi yasezeranye. Yamubajije ati, wamubajije uwo muntu uwo ari we n'uburyo ukwiriye gutsindishirizwa nawe? Byiringira ati, narabimubajije, ambwira yuko ari umwami Yesu wicaye iburyo bw'Imana isumba byose, kandi arambwira ati, uburyo ukwiriye gutsindishirizwa nawe ni ukwizera ibyo yakoze ubwe akiri mu isi n'ibyo yababajwe ubwo bamubambaga ku musaraba. Ndamubaza nti, gukiranuka k'uwo muntu kubasha gute gutsindishiriza undi mu maso y'Imana? Aransubiza ati, Yesu wo ni Imana ishobora byose, kandi ibyo yakoze n'urupfu yapfuye ntiyabyikoreye, ahubwo yarabigukoreye. Nuko rero numwizera, ibyiza yakoze byose no gutungana kwe kose bizakubarwaho nk'aho ari we wabikoze. Amen. Mu Kristo ati, wumvishe ibyo ukora iki? Byiringira ati,
ambwira kumusanga ngo nanjye nirebere. Nanjye si uguhangara ibidakwiriye, ati oya, kuko yaguhamagaye ngo uze aho ari. Yaraduhamagaye ngo tujye aho ari, icyo ijambo ry'Imana rivuze. Maze ampa igitabo cyandikishijwe na Yesu ngo kimpumurize njya aho ari. Ambwira yuko inyuguti yose yo muri icyo gitabo irusha ijuru n'isi gukomera. Maze mubaza ibyo nkwiriye gukora ninjya aho ari. Aransubiza ati, ukwiriye gupfukamira Data wa twese, ukamwingingisha umutima wawe wose kukumenyesha umwana we. Ndamubaza nti, sinzi icyo ndibuvuge mugezeho. Antegeka kuvuga nk'ibi nti, Mana mbabarira, ndi umunyabyaha, umpe kumenya Yesu Kristo. Amen. Nutama gukiranuka kwe mu cyimbo cyo gukiranirwa kwanjye, ndi uwo kurimbuka rwose. Mwami, numvise ko uri umunyebambe, kandi ko watanze umwana wawe ngo abe umukiza w'abari mu isi, ngo umunyabyaha w'indembe nkanjye amuhabweho impano. Dore ndi umunyabyaha ko kukwiriye ubuntu bwawe. Mwami, ubwo buntu ubunsazeho, unkize kubw'umwana wawe Yesu Kristo. Amena. Amen. Urumva, yahawe amabwiriza ari bukoreshe najya gusenga. Amabwiriza yo gusenga. Kugira ngo ikibazo afite kibashe gukemuka, nuko yagombaga gukurikiza aya mabwiriza. Nibyo. Byaramaje ngo wasenze nk'uko yakubwiye. Amwe ngo nasengaga gutyo hato na hato. Yarakomeje amubwira yuko yabanje no gushidikanya ku bw'ayo magambo, ariko kubwo kwishingikiriza kuri aya magambo yarasenze. Amaze gusenga kubwo kwishingikiriza kuri aya magambo, inshuti ye yari imubwiye. Yahishuriwe Kristo nk'uko tubona muri iki gitabo cy'umugenzi. Niyo mpamvu turi kubwira abantu ngo twishingikirize ku ijambo ry'Imana. Amen. Nitujya gusenga tujye twishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Kenshi n'abantu kwihana ibyaha mu isengesho ntabwo bibasobanukira kubwo kutamenya uburyo biri bugende. Yego. Ariko binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana, umuntu abasha gusobanukirwa uburyo bwo gusenga n'uburyo agomba kubikoramo. Niyo mpamvu nta yindi nzira natwe twagira abantu, nta n'indi nama twatanga idasanzwe yo kwishingikiriza, yo gusenga isengesho ryumvikana, ni ukwiga ijambo ry'Imana. Nibyo. Nobe, twabonye yuko uretse n'iyi ngingo turi kwiga ubu ngubu muri uyu mwanya ijyanye n'igicaniro cy'imibavu, twabonye neza yuko ijambo ry'Imana ryadusobanuriye ngo ni amasengesho y'abera. N'ubundi duhereye ku ntangiriro z'icyigisho cyacu, kuva twagiterura ubuturo bwera n'igitabo cy'umugenzi, twagiye tubona yuko Imana yagiye itanga amabwiriza. Mose wagombaga gushyira mu bikorwa aya mabwiriza y'Imana yagiye yita kuri buri ngingo yose Imana yamubwiraga, maze arema ubuturo bwera nk'uko Imana yari yaragize gute, yari yaramubwiye. Kandi aho tugeze kuri iyi ngingo yitwa igicaniro cy'imibavu, n'ubundi twabonye Imana imuha amabwiriza mu gice cya 30 cy'igitabo cyo Kuva, umurongo wa mbere. Imana imubwira uburyo yagombaga kubaka iki gicaniro cy'imibavu, kandi yarangiza akacyubakisha ibikoresho byari byagenwe. Iyo Mose aza gukora ikindi kinyuranye n'icyo Imana yari yamubwiye, ntabwo mu by'ukuri amasezerano n'imigisha yose Imana yari yarasezeranye guha Abisirayeli bari kuyibona. Rero uko tubona abantu b'Imana bagendaga bishingikiriza ku ijambo ry'Imana kubwo kwizera, niko natwe uyu munsi Imana iduhamagarira kwizera. Tubonye n'ubundi byiringiro akora akurikije amabwiriza yabaga yahawe n'uwamubwiraga. Ubu rero ni uburyo tugomba gushyira amasezerano ari mu ijambo ry'Imana mu bikorwa, maze uko tuyashyira mu bikorwa dusenga, twicisha bugufi dusaba Imana ngo ituyobore, byanze bikunze aya mabwiriza azaduha umugisha. Hari ikintu gikomeye cyane batubwiye mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi. Yego. Batubwiye ngo uko mu gitondo na nimugoroba abatambyi binjiraga ahera igihe cyo kosa imibavu. Yego. Hari ikintu gikomeye cyane cyabaga ku Bayisiraheli, ngo icyo gihe cyabaga ari igihe gikomeye
cyashishikarizaga cyane abaje kuramya babaga bateraniye mu ihema ry'ibonaniro. Amen. Mbere yo kujya imbere y'ubwiza bw'Imana binyuze mu murimo w'umutambyi, bagombaga kwisuzuma mu mutima kandi bakihana ibyaha. Ni ukuri. Ubundi iyi niyo ngingo nyamukuru iba yihishe muri iki cyigisho. Yego. Kwisuzuma mu mutima no kwihana ibyaha nicyo kintu cya mbere cyonyine gituma isengesho ry'umunyabyaha ryumvikana. Amen. Kwishingikiriza ku gitambo cya Yesu. Warangiza ugasenga wishingikirije ku gitambo cya Yesu, kandi kukishingikirizaho ni ukumanika amaboko. Ni ukumanika amaboko, hakabaho kwisuzuma no kwihana. Kuko uba uzi neza yuko Imana ntabwo we yakwemera. Yemera Yesu, hanyuma wowe wakwishingikiriza kuri Yesu, nawe ukemerwa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Twabwiwe yuko byiringiro hano yabwiwe gushaka umuntu utarigeze agira gute akora icyaha. Rero iyo tubwirwa ijambo ry'Imana iyo rivuze gukiranuka, tugomba guhita twumva Kristo. Yego. Kristo niwe ukiranuka. Reka natwe uyu munsi umuntu wese yicishirize bugufi munsi y'umusaraba, kugira ngo Kristo abone umwanya muri twe adukorera ibyo tutakwikorera. Maze tuvuge nk'umunyezaburi, Yego, tuti Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye. Amen. Mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe. Amen. Mu gitondo unyumvisha imbabazi zawe. Amen. Ngiki ikintu tuba dukwiriye kumva igihe twagiye imbere y'Imana. Igihe twazindutse mu gitondo dusenga, tuba dukwiriye kuva imbere y'Imana dufite ibyiringiro ko ibyaha byacu byababariwe. Amen. Niyo mpamvu umunyezaburi yavuze ngo mu gitondo unyumvisha imbabazi zawe. Ni ukuri. Kuko ari wowe niringira. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Kandi arongera aravuga muri Zaburi 141 ngo Uwiteka, ndagutakiye, tebuka uza ahondi, utegere ugutwi ijwi ryanjye, ngutakira. Ningutakira, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Gusenga kwanjye gushyirwa imbere yawe nk'umubavu, no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Amen. Ntiwumva ko igihe cyose umuntu yishingikirije kuri Kristo aba agomba kumanika amaboko? Ni ukuri. Dawidi yarabisobanukiwe ibi bintu. Yarabisobanukiwe. Natwe reka dusabe Imana ibisobanura intekerezo zacu. Amen. Kandi ibisobanura intekerezo z'abari bakurikiye iki cyigisho, kugira ngo n'icyigisho kizakurikiraho tuzabashe kugisobanukirwa. Ubuntu bw'Imana bubane n'imitima yabo. Amen. Ubuntu bw'Imana bubane n'imitima y'umuntu wese wakurikiye iki cyigisho. Amen. Kandi natwe busabe mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenga Imana. Urera, urakiranuka, Uwiteka Mana ikomeye, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Utugiriye neza, wongeye kutwigisha binyuze mu buturo bwera ndetse n'igitabo cy'umugenzi, yuko kubana nawe mu isengesho umunyabyaha agahindurirwa kuba umukiranutsi binyuze mu kwisunga amasezerano ari mu ijambo ryawe, akayizera kandi agasenga akurikije ubushake bwawe, maze uyu munyabyaha agahabwa gukiranuka kw'Imana. Kandi ibyo ngibyo nibyo Nyagasani natwe twifuje muri aka kanya, ngo utwuzuze umwuka wo kumva ibyo ngibyo, twakirana ijambo ryawe umunezero, kandi utwigishe kwisubiramo no guca bugufi twihane, kugira ngo iri jambo ryawe risohoze ubushake bwawe muri twebwe, ko tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.